mwanya ikakugeza kure aho ababyeyi bawe batageze, wahagera kubera wamaze kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Imana yahakwicaza. Imana iyo wamaze kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka, Imana yakoresha abakomeye n'aboroheje bakagushaka. Aleluya, bakagushaka kubera ko wamaze kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Imana iduhereze kugira umutima umeze nk'uko ishaka. Turasoma dore ku murongo wa 5. Aratubwiye ngo, ndizera ko twese twahageze, paje ni 529, Zaburi ya 23 umurongo wa 5. Haratubwiye ngo, untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi izanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Aleluya. Amen. Zamura ibiganza twongere dusohozanye. Imana ishimwe. Hanyuma rero tugiye kuganira ku ijambo ryitwa amavuta. Aleluya. Tugiye kwiga ku ijambo ryitwa amavuta. Imana ibahereza amavuta mu izina rya Yesu. Muzamure ibiganza twakira amavuta y'Imana. Imana ibaha amavuta. Hanyuma Zaburi ni ya Dawidi. Zaburi ni ya Dawidi. Bibiliya itubwira ko isomye mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya 16, Bibiliya itubwira uburyo Imana yimitse Sawuli, hanyuma maze kumwimika muhereza kondisiyo agomba kugenderaho, hanyuma igihe kiragera Sawuli akora ibyangwa n'Uwiteka. Kora ibyangwa n'Uwiteka, kora ibyaha bibi, anyuranya n'ibyo Uwiteka Imana yamubwiye. Hanyuma Bibiliya itubwira ko Samweli yafashe igihe cyo gusenga aririra Sawuli. Niko Bibiliya itubwira. Samweli yafashe umwanya arasenga aririra Sawuli bitewe nuko yabonaga ko ari gukora ibyo Uwiteka atamutumye gukora. Hanyuma bituma Samweli nk'umutambyi mukuru wari waramwimitse afata umwanya wo kumusengera ndetse arira amuririra. Imana iramusanga. Imana iramusanga ivugana na Samweli, iramubwira ati reka kwirigurira ayo marira uri kwiriguta utakaza, nguri kurira Sawuli, uri kwirushya. Imana iravuga ati reka kwirushya uririra Sawuli. Icyo gihe wafashe cyo gusenga wiyiriza utajya nguri gusengera Sawuli, wikwirirwa wirushya urira, kuko ngewe Uwiteka byararangiye. Sawuli namuciye ku ngoma, byararangiye. Ubu hari abantu tubona bagenda mu nsengero hirya no hino mu butayu basenga, ariko Imana yarabaciye, byararangiye. Siko Imana izica abantu. Kandi ndeke no kwirirwa ndenganya Imana, baba bariciye. Hanyuma rero ikintu gituma Imana ica abantu ni ibyaha. Ibyaha bishobora gutuma Imana iguca ikagukuraho, ukaririmba ukarepeta ukagera gute, ariko imbere y'Imana hariho towa kubera ibyaha. Imana turinde ibyaha mu izina ryande. Samweli Imana iramubwira ati wikwirigurira, byararangiye, uwo namukuye ku ngoma byararangiye. Iramubwira ati ahubwo
ahubwo fata ihembe ryawe uryuzuza amavuta. Amen. Ndamubwira ati uwo mwanya uri gufata ahubwo fata ihembe uryuzuza amavuta. Haleluya. Ujye i Betelehemu mu muryango wo kwa Yesayi. Njyewe namaze kwiboneramo umwami ufite umutima umeze nk'uko ashaka. Haleluya. Mana ishimwe. Mana iduhereze kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Iyo wamaze kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka, Imana iragutoranya. Imana iragutoranya ikakugeza kure aho ababyeyi bawe batageze, wahagera kubera wamaze kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Imana yahakwicaza. Imana iyo wamaze kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka, Imana yakoresha abakomeye n'aboroheje bakagushaka. Haleluya. Bakagushaka kubera ko wamaze kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Imana iduhereze kugira umutima umeze nk'uko ishaka. Bibiri tubwira ko uwo mutima ngo wari umeze nk'uwari uri muri Kristo Yesu. Hari ibintu biwuranga. Uwo mutima urangwa n'ubuntu, uwo mutima urangwa n'imbabazi, uwo mutima urangwa no kugirana. Hari ibintu byinshi biranga uyu mutima umeze nk'uko Imana ishaka. Imana ibwira Samweli ati uwo mwanya wose uri gufata ahubwo wikwirirwa wirushya, uhita ufata ihembe ryawe uryuzuza amavuta. Hariya kwa Yesayi njye namaze kubona umuntu umeze nk'uko, ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Uwo ni we njye ugenda ukimika akazanyoborera ubwoko bwawe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Bibiliya itubwira Samweli yageze i Betelehemu. Hanyuma abatwara b'i Betelehemu baza batitira bahinda umushyitsi ko yari umutambyi mukuru. Umutambyi mukuru. Bibiliya tubwira ngo umutambyi mukuru yari afite ubushobozi bwo kwimika umwami uzayobora ibihugu birenga 125. Umutambyi mukuru umva yari yoroshye. Yari yoroshye bene da. Umutambyi mukuru. Umutambyi mukuru aho yageraga hose baratitiraga, barahungabanaga. Bibiliya tubwira ngo ageze i Betelehemu, ab'i Betelehemu baza kumusanganira bahinda umushyitsi. Baramubaza ati mbese mutambyi ni iki kikugenza inaha iwacu, uragenzwa n'amahoro? Arababwira ati nimuhumure ndagenzwa n'amahoro. Imana inyohereje iwanyu muri uyu mujyi wanyu kugira ngo inze nimike umwami ufite umutima umeze nk'uko Imana igize gute ishaka. Hanyuma rero urumva ko ahantu hagiye kwimikwa umwami, ahantu hagiye kwimikwa umwami, ndababwirisha ukuri, urumva cyari ikirori gikomeye. Munabyumva ntimubyumva se ko ari ikirori uretse n'umwami? Ndatekereza yuko buriya n'umushumba wanyu iyo agiye kwimika abadiyakoni cyangwa ikibyanga bikunda baba bagomba kuboneka ibitambo. Siko bimeze, nyama zikaboneka, ibyo kurya byose by'ubwoko bwose bikaboneka, abantu bakajya bakanywa. Siko bimeze se bene da? Kubera ko hari abantu bimye. Noneho reba umwami rero uzayobora ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Urumva ko agombaga gupfa ibitambo, sibyo bintu by'ibinyama bikaba biraho, ibintu by'ibiryo byose bitandukanye n'ibinyobwa byananwa byagombaga kuba biraho. Ngira ngo namwe murabyumva. Kandi rero umwami urumva ko yimikigwa hehe? Mu giterane. Yimikigwa ku karubanda imbere y'abantu bose bakamenya yuko umwami yagize gute yimye. Ubwo ntavuze byinshi, murumva ko cyari igiterane. Hanyuma rero kandi icyo igiterane kirimo jyananywa, kirimo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ndababwirisha ukuri, n'ubu umushumba agiye agahagarara hariya Ikinyinya muri gare akababwira ati abantu mwese nimuze hano nabaze, hari ibintu by'inyama, hari ibintu by'amafanda, hari n'abari bafite urugendo baruhagarika bakabanza bakaza bakajya. Siko bimeze bene da? Urumva ko ahantu hari inyama abantu bose baba bahuruye
kandi abenshi baba bagenzwa no kwirira. Urumva icyo giterane n'abatari baherutse kujya ku Kanyama bose bari bahuruye ko bari bamenye ko kirimo jyananwa. Basi ubwo ntabwo mu byo abari kumva ijambo tuvuge ngo amen. Abari kumva ijambo nanone amen. Urumva ko ahantu hari jyananwa abantu baraza, hanyuma abantu barahurura. Urumva ko Samweli nk'umutambyi mukuru uje kwimika umwami agomba kubanza gufata ijambo agasobanura intego y'ikimugenzi imbere y'ubwoko bwa Isiraheli. Afata ijambo rero nk'umuntu uje kwimika umwami, aratangira avuga ijambo imbere y'Abisiraheli, kandi urumva ijambo yagombaga kuvuga ni ijambo rijyanye n'umuhamagaro nyine wo kwimika no gukorera Imana. Atangira asobanura uburyo nawe Imana yamuhamagaye. Ntabwo mubizi se uburyo Imana yamuhamagaye, kamubwira ati Samweli we, akazabu abo yumva ijwi ariko akabura umuntu umuhamagaye, akajya kubwira umutambyi Eli ati ngewe ndi kumva umuntu ampamagara. Byose arasobanura, ariko Bibiliya igaragaza ko Yesaya amaze kumenya ko ngo Samweli aje kwimika umwami mu bahungu be, birumvikana Yesu afata abana be barabuhagira, barabatunganya, amakote barayagarura n'inkweto nziza z'imisongo, nawe urabyumva, barazisiga neza bazikoraho kugira ngo baze mu giterane, hanyuma habonekemo uwo Samweli ari buze kugira gute kwimika. Kandi bagombaga kuba bicaye imbere kuri stage aho abantu babareba, gusa ubwo ntabwo mu byo. Hanyuma rero ariko abaje gusenga nanone amen. Samweli afite ijambo arimo abwira abantu uburyo Imana izayimika. Yitegerezaga umugabo witwa Eliyabu muri ayo materane. Yitegerezaga umugabo witwa Eliyabu. Eliyabu atubwira ko Bibiliya tubwira ko yari umugabo mwiza muremure w'inzobe w'uburanga wize ufite amashuri, uzwi mu bya gisirikare, w'umujenerali ukomeye mu ngabo za Isiraheli. Hanyuma Samweli amurebye yicaye imbere aravuga ngo si ngombwa nza kuza gutitira njye mu bintu bya zomene na za zopayi nirwa nirushya, uw'Imana iri buze kwimika yabonetse Eliyabu. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo ntitire, urebye mu buryo bw'umubiri rwose urebye Imana irimika Eliyabu. Hanyuma Imana ibonye yuko Samweli yarebesheje amaso y'umubiri, irangije iravuga ati reka mwihorere agomeze yisakuma imbere yabo. Ubwo yarebesheje umubiri nanjye ndaza kumutamaza. Mwibuke ko Bibiliya tubwira ko Imana yari yamubwiye ko nuhagera uraza kwimika uwo ndi buze kukubwira. Niyo kondisiyo yari afite. Ahageze arebesha amaso y'umubiri. Imana iravuga ati ubwo warebesheje amaso y'umubiri reka niturize nanjye ndagutamaza. Njye mperutse mu ishuri kera, ariko hari ibintu twazaga twiga mu Gifaransa byitwa changement des états de la matière. Ngira ngo ibyo bintu no muri primaire abantu barabyigaga, uburyo ushobora gufata nk'amazi hanyuma ukagenda ukayakonjesha ukuntu amazi agahinduka ikibuye. Ngira ngo ibyo bintu murabizi. Cyangwa se ukaba wafata nk'ibintu by'ikise, ibintu biri liquide ukabigira solide. Ibi bintu muri kubyumva, n'ibintu biri solide ukabigira liquide. Ibyo bintu ntabwo mubizi, ntabwo twabyize. Imana rero iravuga ati rero turi kugendana neza. Abari kumva ijambo nanone amen. Muhumure turaza gufashwa. Imana iravuga ati ubwo yarebesheje amaso y'umubiri reka mfata amavuta nyavuze. Imana ifata amavuta irayafata yahindura ikibuye mu ihembe. Murabizi yuko kugira ngo ibintu biri liquide bihinduke solide nuko haba habaye fenomene ya solidification. Siko bimeze.
solidification niyo ituma nani liquide iba solide. Ariko Imana izishimye tuyihereze cyubahiro. Imana igufatira amavuta sakumbe avuga uburyo Imana yimika nanjye ndamutamaza. Hanyuma Samweli arangije kubwira abantu azana Eliyabu imbere y'iteraniro, aravuga ati Eliyabu naza yicare hano ku ruhimbi imbere y'iteraniro tumwimikisha amavuta abantu bose bahari babireba, kuko niwe Imana itoranije ngabo umwami wa Isiraheli. Arangije apfundura ihembe ngasuka amavuta agicurika amavuta yankako. Haleluya! Amavuta yankakoza. Mumpere Imana icyubahiro, dufite Imana ikomeye. Ako ibi bintu muze mwumva imbaraga z'Imana. Fata icupa rya fanta, reka dufate icupa rya fanta cyangwa se ufate icupa rya niri ririmo amazi ucurike waripfunduye amazi yanjye kumeneka. Dufite Imana ikomeye tuyihereze cyubahiro. Amavuta arongera aracurika amavuta yanka kumeneka. Hanyuma aravuga ati se naba nibeshye navangiwe cyangwa byagenze. Taravuga ati byenda hari igihe yaba yavuze reka najite nzunguze ndebe ko hari icyo biri buze gutanga. Arazunguza arangije arongera aracurika amavuta yanka kumeneka. Urumva ko cyari giterane cyahise kiba kavuyo, ntabwo muri ko byumva. Arangije arasohoka abwira abantu ati mube muretse gatoya, ndi kubona hari ibintu bitarimo bigenda neza, mube muretse gatoya. Aragenda yihererana n'Imana, aravuga ati ariko Uwiteka kari wowe numvise unyohereza kuza kwimika umwami, none nkaba ndi kubona Eliyabu ari ukwiriye kuba umwami, none nkaba ndi kubona amavuta atari kuza. Mana byagenze gute? Imana iramubwira tumva Eliyabu we wamurebye nk'umuntu, ariko njyewe ndi Uwiteka Imana namugaye. Imana iramubwira ati abantu bareba ku cyubahiro, bakareba ku buranga bw'umuntu, bakareba ku mashuri, abantu bareba mu modoka umuntu agendamo no muri etaje atuyemo, abantu bareba kubifatika. Iramubwira ati njyewe ndi Uwiteka, sinza ndeba nk'uko abantu bareba, ahubwo nitegereza mu mutima. Ababyumvise mutere haleluya. Iramubwira ati ndi Uwiteka Imana nitegereza. Imbere y'iteraniro arongera arasuka amavuta yanga kumeneka, arazunguza biranga. Arangije abaza Uwiteka Imana ati uwo nawe namugaye. Aravuga ati cyashamba nacyo ni mu kijyana. Ati Uwiteka yageze gute? Yabigaye nawe ni mu mujyana. Atese reka twiyongeza Aminadabu nawe turebe. Bazana na Aminadabu biratubwira ngo abahungu 7 ba Yesaya bose Imana igira gute? Urumva cyari igiterane cyari cyabaye iki? Ibibazo. Hanyuma Samweli abwira Yesaya, aramubwira turi umuntu w'umugabo, kandi ngewe numva Imana numvise inyohereza iwawe. Ndahandi uko Imana ivuga ndabizi, numvise imbwira konzi wawe. None hagarara imbere y'iteraniro aba bahungu 7 wambitse amakoti ukabambika imisongo ukagira gute bakeye gutya, usobanura imbere y'iri teraniro kari bo bonyine ufite, ubivuge ubisobanura. Yesaya aravuga ati ni ukuri kw'Imana sigaranya kandi gahungu kamwe ko gahungu kameze ukuntu nta nubwo twanabara karakana ko kavutse ari akantu kameze ukuntu, nikigeze kiga nta gardiyene nta moningi ntaki komana yaje nta bonjour nta kantu karaho. Ariko Mana ndikazi ibintu bya service ibyo bintu ntabyo kazi, nakantu kavutse karaho mbega ubona kameze ukuru kubyo natwe twabonye nta n'umumaro kazagira, tukohereza mu ishyamba. Higiriya mu ishyamba niho kibera, ndikagera mu nzu nikazi igitanda, nikazi kurara kuri Rwanda fomu, nikazi kurara kuri Dodoma. Ariko Mana yaje nakantu kabiyo mu ishyamba. Kumbi nubwo kibera mu ishyamba ko gahimbaza Imana, muzi ko kari n'agahano
kagahimbaza Imana, kakabyinira Imana, kakaza kayihimbaza kagagura cyari y'Imana izivuga bikaba, racyari y'Imana izitegeka bigakomera, kiberaho kagahimbaza Imana. Uko gahimbaza Imana kakabwira ati humura sha, nubwo bakujugunye ariko nzakugaragaza mu giterane abantu bose bate. Haleluya! Imana ishimwe. Imana imbwiye muri aya materaniro, nubwo hari abantu bapfukiranwe batanazi, ariko kubwo gusengera Imana aho abantu batareba, Imana igiye kubagaragaza aho abantu bareba. Ababyumvise mutere haleluya! Imana ishimwe. Shimiye Imana muri aya materaniro kizigaragaza, tuyisengera aho abantu batabana, ikavuganira natwe aho batari, ariko yigiye kubisohoza izi bisohoreza mu giterane n'abantu bagupingaga, n'abantu babonaga nta mumaro, n'abantu babonaga nta kizaturuka iwawe, bakabona ko twasenze Imana ishobora byose. Ababyumvise mutere haleluya! Imana ishimwe. Hanyuma imeza bari bayiteguye, imeza bari bayiteguye yari iriho ibintu byose, ibyo kurya by'ubwoko byose byari bihari, bari bayidekoye, yari imeza yari yatunganyirijwe umwami. Imeza y'umwami yari iriho dekorasiyo ikomeye, yari iriho protokoli ikomeye iteye ubwoba, yari iriho ibyo kurya bikomeye, yari imeza batunganyirije umwami. Hanyuma abantu bose bari baraho bafite amegwe. Samweli bagata bazanwe no kurya inyama, abazanwe no kunywa, mwese nimube musubije amegwe mwisaho, nyirira ameza atari yagera hano ntabwo tuyegera. Haleluya! Imana ishimwe. Kumbi Samweli yagiye nako Yesaya yagiye mu isoko arahaha ibintu byose, ajya muri alimentation arahaha, aragenda aha ibintu bitukuye, aha bisa n'umwe aragenda arahaha, agira ngo ari guhahira Eliyabu w'umuntu uri buza kuba umwami. Kumbi imeza ari kwitunganyiriza umwana yajugunye pfiriya mu ishyamba. Mbere Imana icyo kuko itazireba nk'uko abantu bareba. Haleluya! Imana ishimwe. Samweli nk'umutambyi mukuru ahita yohereza abantu bajya kuzana kakana Yesaya yari yarajugu, kandi abantu bagiye kumureba utagira ngo ni abantu basanzwe. Umutambyi mukuru akohereje, umutambyi mukuru akohereje ko mwabye abantu bajya kurana, ntabwo bari abantu bambaye amakote, bambaye inkweto nziza, bameze neza, bafite inkoni nyine nawe bigaragara ko bagiye kureba umuntu umutambyi mukuru atumye. Baragenda no mu ishyamba babwira Dawidi, baramubwira tumva i Betelehemu mu mujyi habereye ibintu bikomeye, hari igiterane gikomeye, kandi icyo giterane Samweli yaje kwimika umwami, kandi atubwiye yuko utari wagera hano, abantu bose baje kujya no kunywa, ngo ntawegera ameza utari wahagera, iby'intama warageraga byihorere, ugenda i Betelehemu Samweli aragukene. Haleluya! Imana ishimwe. Umuhungu azi inzira yose ari kuririmba, ariko babwira tubone imbere yuko muza kundeba, Mana yari yarambwiye ko izantunganyiriza ameza imbere y'abazi banjye. Aza ari kuririmbira Imana, ariko ubwo ati mwami Yesu narakubonye ukuboko kwawe, ariko uzaririmba ngo amasezerano yose uko Imana yatanga iyakomejwe n'amaraso. Haleluya! Ariko ubwo ngo isi niba izavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona aya masezerano y'Imana. Ngo kaza gahimbaza Imana umuhanda wose. Ngo uko gahimbaza Imana, uko kari kuza, urabizi kari agahanzi gasimbuka ku mugirigiri, uko kari kuza umuhanda wose gahimbaza Imana, ngo Imana ngo kanyeganyeza intebe y'Imana. Imana irishimira nezerwa uko kari kuyihimbaza Imana, bati ndi Uwiteka. Amavuta yari yabaye solide, reka nze nyakorere liquefaction, amavuta yongera amazi. Uko karirimba amavuta yari yabaye kibuye, Imana ikatangira ikongera ikaziyagira iki? Amazi. Haleluya! Kagiye kuhagera amavuta yabaye amazi, ariko muyimpera icyubaro. Haleluya! Kahageze amavuta yabaye amazi.
Bibiliya iratubwira ngo kakicara ku ntebe umutambyi yari yagateguriye imbere y'abantu mu giterane. Bibiliya iratubwira ngo Samweli apfundura ihembe, akiripfundura ngo amusutseho amavuta arameneka imbere ya se n'abakuru be, amavuta ameneka mu mutwe, amavuta arameneka ku nshunda z'imyambaro, amavuta arameneka agera ku bworo bw'ibirenge. Arangije yandika Zaburi, aravuga ati Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Haleluya! Aravuga ati njyanye mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Haleluya! Aravuga ngo untunganyirije ameza mu maso y'abanzi banjye. Aravuga ngo usize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kigize gute? Kirasesekaye. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko turi kumwe nawe. Abari kubyumva mutere haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ivuganye nanjye ko ibahaye amavuta mashya. Imana ibahaye amavuta mashya. Nimuyakire mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahereza amavuta. Bene agaciro na amavuta. Imana ibampera amavuta mwabaririmbye. Imana ibampera amavuta mw'abakristo. Imana itanga amavuta ku bayobozi bacu mu izina rya Yesu. Imana iduhereza amavuta. Imana iduhereza amavuta. Dukeneye amavuta bene. Mureke mbabwire, ubundi hari inyungu zigera kuri 5, ariko reka mbabwire nk'eshatu mvuge muri make. Inyungu zo kugira amavuta. Ubundi iyo ufite amavuta Imana ikabona ko amavuta amaze kugwira. Imana yabonye ko ufite amavuta yagwiriye muri wowe, Imana ihita iguhindura umucuruzi w'amavuta. Kandi muracyama nimba ari ibintu bihenze ku isoko n'amavuta arahenze, yaba ari yo kwisiga yaba ari yo kurya, amavuta arahenze. Kandi muracyambabwe ahantu hose hari amavuta ahahora abantu. Umuntu wese ucuruza amavuta ahora yakira abakiriya. Siko bimeze bene da. Umucuruzi w'amavuta yaba ari yo kurya yaba ari yo kwisiga apfa kuba ari amavuta ahora yakira ikibeneda. Abakire birumvikana ko umuntu rero wamaze kugwiza amavuta Imana imuhindura umucuruzi w'amavuta. Imana duhindura abacuruzi b'amavuta mu izina rya Nubu impamvu mpagaze ahantu n'ukubera amavuta. Ubu naje kuyacuruza. Nababaririmbyi nabonaga hano barimo basimbukira Imana. Ariya na amavuta. Imana yaduhindura. Iyo amavuta yamaze kugwa, Imana iguhindura umucuruzi w'amavuta. Ababyumvise haleluya. Zacuruza gusenga nunguke kunyugwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga. Oh, amafaranga arashira. Oh, n'imyambaro irasaza. Oh, n'abana baragenda. Oh, nzacuruza gusenga. Nzagusenga nunguke kunyugwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga. Abari kumva Imana haleluya. Iduhindura abacuruzi b'amavuta. Ibi bintu ndi gusoma ndi kubabwira muri kugira ngo ndi kubivuga gutya biranditse no muri Bibiliya. Iyo somye muri Samweli mu Bami ba 2 ibice 4 atubwira umugore w'umupfakazi Mukawubadiya uburyo umugabo we yapfuye, ariko yari yarafashe amadeni menshi cyane. Hanyuma ya madeni ayafata kugira ngo agaburire abahanuzi b'Imana, afata yishyuye. Akimara gupfa rero mu kiriyo abantu baraje, aho yari yarafatiye amadeni, imifuka y'imiceri, imifuka ya kawunga, ibidomboro by'ubuto, ibikiri byose baraje barahurura. Batumva rero ntuturate hamarira ngo umugabo wawe yapfuye ngo uri mu kiriyo ngo ibikiri byose urabizi ko yadufasha amadeni. Nimba utatwishyura aba bana bawe turabajyana tubagira iki imbata. Hanyuma umugore uzi ko umugabo we yakoreye Imana
ahita asanga umuhanuzi Elisa aramuga ati nta mpamvu yuko Satani anyishima hejuru afata abana banjye abagira imbata kandi umugabo yarakoreye Imana. Elisa aramuga ati ese ubundi ufite iki? Aramuga ati ngewe mfite utuvuta dukeya mumbe ni dukeya ariko ndadufite. Elisa aramuga turadufite ati ndadufite yewe. Aramuga ati ubwari dukeya ukaba dufite ati nta kibazo genda wikingirane iwawe mu rugo nurangiza ujya gutira iki ibikoresho ugende utire ibikoresho ahantu hose uzi ibisafuriya bijya bya muvero abya bindi bazaga baducumbiramo akawunga ku ishuri upfa kubuza ahantu biri ugende ubitire kandi ntutire bikeye. aramubwira ati ahantu waba uzi bya bijerekani bijya binini biba bifodoye bijya birebire gutya binini ibyo bintu bitire. ahantu waba ukeka ibintu by'ibirodipo bijya binini ugende utire ibikoresho kandi bijya binini ndetse ntunatire bike. Urumva ko n'abandi bashakaga gutwara abana ngo bagire imbata yagiye gutirayo ibikoresho ntabwo mu byumva se ndetse banamwitaga n'umusaza bakamubwira ati ubundi turabura kutatwishyura amadeni yacu ngo uri gushaka ibisafuriya atari ubundi mwaranasaze bazavuga ko abarokore mwasaze ati twe turashaka amafaranga ngo uje kudutira ngo ibintu by'ibisafuriya ngo byamuvero waduhaye amafaranga kavuga ariko ngewe ni munyitirize muvero ibindi mu byihore by'amadeni mu bidekere nge nzabishyura ibindi mushaka. Urumva ko yagiye nabo kubatira bamwita iki uwo musaza. Umugore arangije arikingirana n'abana bahamagara Imana mu mpera Imana icyubahiro haleluya barikingirana bahamagara Imana bakaza baririmba babwira Imana ngo kwa Yesu dufite ubutware dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yagize gute yayatubwe barikingirana bahimbaza Imana baririmbira Imana uko bahimbaza Imana twatuvuta Imana igende twongera Imana twongerera amavuta mu izina ryande ryaye uko bahimbaza Imana utuvuta ikatwongera ibirudipo bikuzura bya muvero biruzura bya rudipo biruzura ibijerekani biruzura ngo ibintu byose yari yatiriye byuzuye icyo ngo byose byuzura amavuta. Haleluya ngo byose byuzura amavuta. Arangije asubira kwa Elisa aramuga ati mukozi w'Imana ibyo wambwiye byose byabaye ukuri ati uko nabitire byose birajaye byuzuye byajaye. Haleluya aramubwira ati ugenda ugurishe wishyura umwenda ahasigaye uzagomeza ucuruze agutungane n'abana we mu mpera Imana icyoro. Haleluya kambabwirisha ukuri yarinze ava kuri iyi si yambara neza amabubu amabaze za nkweto z'abasirimu ziba zisongoye yambaraga neza kubera amavuta yarinze. Haleluya yabaye umucuruzi w'amavuta yabaye umusitari na hano muri Bibiliya turamusoma kubera amavuta. Imana iduha amavuta mu izina ryande rya Yesu Kristo bene agaciro n'amavuta turamusoma muri Bibiliya kubera amavuta yabaye umucuruzi w'amavuta abantu bakaza baturuka ku isi yose baje ku mupakazi baje kugura amavuta. Imana iduhereza amavuta. Haleluya Imana amavuta yo yamaze kugwira iguhindura umucuruzi w'amavuta. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona imodoka z'ubwoko bwose zaturutse iwawe kubera ko baje kukubwira ati nyabone tubarize iyo Mana twumva ikivugana natwe binyuriye muri wowe kubera iki Imana iduhereza amavuta mu izina ryande rya Yesu Kristo. Amavuta ashobora gutuma wicarana n'abashumba. Siko nicaye hano kubera amavuta. Abari kubyumva nanone haleluya Imana iduhereza amavuta. Ubu hari abantu bagendera mu ndege kubera amavuta. Imana ishimwe cyane. Imana iduha amavuta mu izina ryande rya Yesu Kristo. Iyo amavuta amaze kugura Imana iguhindura umucuruzi w'amavuta. Kandi bene mureke mbabwire iyagwise mwaba Kristo mwe niyagwise. Imana iduhindura abacuruzi b'amavuta mu izina ryande rya Yesu. Muri Kigali ducuruza amavuta tugende twambuke n'intara tugere Cyangugu ducuruza amavuta za Gisenyi ducuruza amavuta tugere muri Afrika ducuruza amavuta tugere ku isi yose. Haleluya amavuta Imana yasize muri Imana iduhindura abacuruzi b'amavuta tuyacuruza agere ku isi yose. Ababyakire mubwe ngo haleluya ababyakire mutere haleluya Imana ishimwe. Umva inyungu ya kabiri y'amavuta
indi nyungu ya kabiri y'amavuta, umuntu ufite amavuta ntabwo azayicwa n'inzara. Abandi bashobora gupfa bakarangira, bakavaho neza, bagapfa bagashira bakarangira, ariko umuntu ufite aya mavuta y'Imana, aleluya, naho ikiro cy'isukari cyaba kigura 2 aranywa isukari kubera amavuta y'Imana. Uyu muntu ufite amavuta y'Imana, naho umutanzaniya wagura 2, uyu muntu ufite amavuta y'Imana ajya umucere gasagurira n'abandi kubera amavuta. Abari kubyumva mutere haleluya. Uyu muntu ufite amavuta y'Imana, ariko mana yayo ntabwo ashobora kwicwa n'inzara. Bibiliya bitubwira mu bami Bibiliya ibitubwira n'ubundi muri Samweli wa 2 ibice 17, je passe niko ntekereza, bice 17 Bibiliya itubwira Eliya akagezi k'ikereti kamaze gukama. Imana yaramubwiye atumva rero nubwo akagezi kakamye, ariko hari uwundi mupfakazi nitegereje muri Isiraheli yose nagenzuye, yaba ibikomerezwa yaba boroheje bose nagenzuye, nsanga amavuta yarakamye yararangiye, atari kiserefate ku mupfakazi. Mbonye umupfakazi ufite agafu, ufite n'ikibeneda, ufite amavuta. Imana iramubwira ati ngutegetse kujya kuri uwo mupfakazi kuko ari uzagutunga. Arangije amusanga ari gutaha, aramubwira ati mvuka Uwiteka Imana ivuze. Irambwira ati genda, yabaje kumubwira ati mpereza ku mazi yo kunywa. Akigenda kujya kuyazana, aramubwira ati kandi ako gafu mbonye ufite mu rugo nayo mavuta ugenda uncumbire hakange, kandi ugacumbisha amavuta nurangiza uzanire nerere. Aragenda ngo atese koko naringasigaje ari agafu gake n'utuvuta kugira ngo mbije nipfire, none urambwira ati je kubicumba biragenda. Aravuga ati wegenda ugacumba ukazanire ndirire gusa ibindi urabimenya nyuma. Aragenda aracumba, amaze kucumba azana umutsima utekeshejwe iki? Amavuta. Mane duhereza amavuta mu izina rya Yesu. Ngarawuzana, umugabo muzima yiyicarira ku mutsima utekeshejwe amavuta. Umutsima arajya, kandi ubwo yawuriye umupfakazi yicayeho n'akana kiwe gato bari bicaye. Umugabo arajya, bose bari kureba, bari bicaye bareba. Habe no kuvuga tereka byibuza ngoreho indoro imwe genda mbahere. Yawuriye bareba, umugabo arajya ibyuya, reba nyene umutsima ushyushye gusa ubwo ntabwo mu byo ibyuya biramanuka, arajya asanga ahantu hari ifu yuzuye irajaye neza irasendereye. Agiye kureba kibo karimo amavuta, asanga karuzuye neza karatsindagiye. Arangije yongera kuraho agafu gakeya n'amavuta, arongera aracumba, arajya n'umwana. Amaze kujya bukeye arongera ajya kureba, asanga hari amavuta, we yakuye amavuta n'ubundi yuzuye. Asanga we yakuye ifu byuzuye, arongera kuraracora. Avuga ati ubundi bujya namaze kumenya Uwiteka Imana yageze hano nari ntarabimenya. Mumpera Imana icura. Aravuga ati Uwiteka bujya yaraje nari ntarabimenya. Bene ndabureke mbabwire, yaravuze ati ubundi ndirwa nisondera kiki Imana yaje. Reka mbabwire, Imana ndizaza ntuzirigwe wisondeka. Nimba ugiye kugura, nimba ari inyama ntukagure ku bunusa, ariko urajya kugura ubunusa umwiki Imana yagoye. Zugenda ugura ibiro ujye n'abana bushima Imana, mwumva uburyo Yesu agira rero. Ako n'abantu bari kubyumva ngo mumpere Imana. Imana yaje ngo urisondeka. Yarabaje aho yakuye agafu akagenda akajya gukuraho kajya kanusu yacumbi. Yajya gukura agakunusu agasanga ifu yariri n'ubundi yuzuye. Akajya kutuvuta, abati noneho ndacumba ndakuraho akayiko. Yakura akayiko aho yayavanye ajya kura gasaga n'ubundi yuzuye yaje. Arabata ariko ubundi Imana ko yaje ndisondeka kuye. Nimba naracumbaga inusu ndaza ncumba ibiro 5 tujye dusigaririza n'abaturanyi. Nimba cyari kigo ndaza ndeka nk'amakorobonye nk'atatu tujya amavuta. Muri Isiraheli yose barari abaturanyi baraza barajya, umuryango wose urazurajya. Kandi Yesu abwira ati nasanze amavuta bujya ari muri wowe, nasanze n'agafu kare muri wowe. Aravuga ati guhere kano kare tugiye kwibanira. Barariye muri Isiraheli uko abandi bapfaga bicwa n'inzara, umupfakazi yarariye kubera amavuta. Mumpera Imana icuro haleluya. Imana ishimwe. Umuntu ufite amavuta arajya, nubwo ibiciro byaba byazamutse arajya. Nigishaka ikiro cy'isukari kigera no kuri bingahe tuzajya kubera amavuta. Bari kubyumva haleluya. Imana ishimwe cyane. Kandi mureke mbabwire,
umuntu ufite aya mavuta niwe uzabona umwami Yesu. Nicyo ndangerejeho dute dusenga. Umuntu ufite aya mavuta niwe uzabona umwami Yesu. Matayo 25 harabitubwira. Hatubwira abakobwa 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Hanyuma umukwe yatinze kuza barasinzira, ariko abanyabwenge bowe basinziranye kibeneda amavuta, ariko abapfu bowe barajya. Umva beneda kambabwire habe nacwa nta nutwo kugwara bari bafite, barijyamiye barahwekera barisinzira, ariko abandi nubwo bari bajyamye ariko bari bajyamanye kibeneda amavuta. Imana duha amavuta mu izina ryande rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Mavuta tembamo, mavuta tembamo, reka imbaraga z'umwuka wera zimbemo, mavuta tembamo. Hanyuma final Bibiri tubwira ko mbukwe yaje, abari bafite amavuta nibo bamusanganiye, ariko abatari bafite amavuta yarababwiye ati ngiye sinigeze mbamenya na gatoshye, ati nimugende mujye hanze niho bazaririra bagahekenyera amenyo. Imana iduhereza amavuta mu izina ryande rya Yesu. Muhaguruke dusenge Imana, muhaguruke dusenge Imana.